tuvugeho match gatoya twakire 11 ba Rayon Sport 11 ba Rayon Sport subavuga reka twibutsa abantu ko ikipe ya Rayon Sport iza kwakira Amagaju kuri uyu mugoroba ku isa 12:30 n'umukino Amagaju aza gukina adafite Muhari Muhamas Amase ngo amaze igihe kigera hafu kwezi ari mu Misiri murabiswa ari Nigeria murabiswa ari instructor bivuze ngo iyi match rero uyu munsi iyi match iraza gutozwa na Pablo niwe wanatoje match ekipe Pablo ndi warungirije hari ingingo za Bugesera na Zare yo muramuzi byabaye mu Magaju na mbere niwe uza uri mu nshingano ko na match ya police niwe wayitoje hagati aho umwaka ushize imikino murabiswa ya ekipe yaranganyije 0-0-2-2 ikipe ya Magaje ariko nagiri muri form kugera ku munsi wa kane nagimeze neza iraza gukina na Rayon Sport 11 Rayo abakinyi babanjemo uko bakabaye batsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1 copy paste nibo bari bubanzemo mwizamu ni Pavel Nzira kuri kabiri ni kapiteni Serumogo Ari Omar kuri gatatu ni musore Prince uyu musore abantu babwira umutoza bati wamukuyemo gakeramo Paul Saint Jesus aravuga atoya mureke mufashe nzu urwego rwe twarabanye Burundi ndamuzi tazazamura urwego musore Prince kuri gatatu umutima wa defense ni Kabange ewana ngo umutoza yemera cyane avuga ati kinaza access zo gupitwa muri byo yarabameze nabi cyane birumvikana general wa defense ya Rayo Yusudianye n'ugomba ko yayoboye defense ari kuri gatanu kuri gatandatu nta gihinduka ni Sefu akina gatandatu ariko iburyo noneho ntabwo akina Sisi Soro bimwe bya Rugangura kunda ahubwo kuri gatandatu nanone dubrire ariko ahengamiye ibumoso haraba hari uwo bita Richard Ndayishimiye barakina n'abakaseri babiri bateganye icyo gihe babyita gusa naho mwisha umwanya umwe ariko ntuba wapfuye ahubwo nicyo muri animation Richard nusohokana umupira gasa n'ugiye ku 8 none Sefu agasigara kuri gatandatu neza iyo rebonye umupira yabita ufite bakagaruka bombi bagagara imbere ya defense bimwe accelerise rido defensive ku 10 ni Abedi Bigirimana ntibisanzwe uruhande rw'iburyo nuwo bita Aziz Basane Kulanya uba wihuta cyane iriya pesi Feruzi ngo arayemera cyane uruhande rw'ibumoso ruraza kuba ruriho umusore witwa Ngong Gruari hanyuma ku 9 haraza kuba hari umusore Yves Habimana bakunda kwita Rutsiro ariko harukunwa perimeter na Ngong Yves akajya gusabira ku ruhande noneho uyu musore Gruari akaza ku 9 kimwe mu bintu ngo biri muri Rayon Sport bari gukora cyane kubera ko babonye karite ziri muri uyu musore witwa Ngong bamutegerejeho n'umundi koza kubafasha gutsinda ibitego byinshi ko n'umukinnyi mwiza hanyuma ku cyumutoza gato nta mwungiriza n'umwe azazana Feruzi n'uzaba umwungiriza we barakomunika igifaransa bose n'umurundi mu Senegal n'aba fitness bazaguma ari bari abagabo ba Serge Mwambari we azaza wenyine coach nta mwungiriza ikindi kandi birashoboka cyane ko iyi match y'Amagaju nta gihindutse uyu mutoza tuvuze ashaka kuza kugireba ikipe ya Rayon Sport hatagize igihinduka kuri uyu mugoroba dushobora kuza kubona umutoza wayo mukuru mushya ari ku myitozo ariko mbere ko tumuganira tumanukire ku mazina ye sinabonye ari amazina 3 imbere ategura na CV ye dutondekera ya mazina rwose nabonye afite CV yose na dutondekera amazina noneho imbere ahita tujugunya muri CV turebe uyu muntu dutegereje mu Rwanda yitwa ndeza yitwa Serigne Saliudia Serigne Saliudia Serigne Saliudia who is he ni muntu ki Ibea yego kabisa muzomye cyane ndiragiza koro uyu umugabo rero Serigne Saliudia akaba ari umugabo ufite imyaka 55 kubera ko biragaragara ko yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1970 avukira yitwa Mburu akaba ari mu gihugu cya Senegal birumvikana aha Mburu rero naho yatangiriye gutoza kuko ngira ngo atangira agutoza mbanze mubwire ko afite diplome ndetse na licence CAF A birumvikana ko afite CAF ari mpamvu aje mu ikipe nyine nka Rayon Sport iteretse nayo hanyuma atangira gutoza yari mu ikipe bita CAF A CAF A no kuvuga ngo arabura gusa iriya yaba elite iriya yahawe ya Ibenge ku mugabane wa Afrika ko ntarinzi ko ariho CAF Pro ariko ya CAF nyine iriya ya Neo Pro iriya nyine nayivuze CAF Ibenge iriya yaba ukwezi gutaha yego Coach Eric Shimimana arayibona sawa cyane CAF Pro aba baba abantu bakomeye cyane uyu nguyu ufite yabona umu instructor yabaza umupira mwinshi ariko Eric yagiye yegeranya utuntu twatuje mu papa atego ubuzima bwe bibyo kuvuga ngo umusportif nyuma yo kuba umusportif abaye bate nimuti ibyo berereka byatugora ariko tubyemere
nuko abantu bakunda guhanga nanga uyu muntu se ngo erega ngo nta kintu umuntu wize ibintu akabimenya ababizi aba Eric barafashe igihe akajya mu ishuri akiga uhura nawe umwana nicyo cyubahiro ugasanga umuntu ari kumuburanya yamutesheje umutwe ari muri tactique ntiyize n'ikibura mwaka cya coaching ariko yazonze Eric ngo yapanze nabi surabizi byo gupanga iyo nipangiye twegera muri 7 hanyuma narigeze ku makipe yatoje yahereye mu ikipe bita AS Zamzam yo mu gihugu cya Senegal aho hari muri 2006 kugeza 2007 ariko kubera ko ni wabo nyine bamwemera nk'umutaramu cyane bahise bamugira directeur sportif mu ikipe ya Mbour Petite Côte FC ikipe nayo niyo mu gihugu cya Senegal ni ikipe nayo ikomeye cyane nubwo wenda mu myaka ya vuba itari kugaragara ariko nayo yayibayemo hanyuma kariyeri A national cyangwa se yabaye mu ikipe y'igihugu uyu mugabo Serigne akaba rero yarahawe ikipe y'igihugu y'abatarengeje muri 2015 barabanje bamuha equipe olympique bajya muri Jeux Africains cyangwa se All African Games urabizi iyo kipe yijyanyeyo anatwara igikombe abantu bamenye ko equipe olympique ubundi aba ari equipe jeune ariko bakongeraho abakinnyi nka bakuru batatu ariko ubundi aba ari under 23 bakongeraho abakinnyi bakuru batatu hanyuma avuyeyo atwaye icyo gikombe cya All African Games ahita ahabwa ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17 iki gihe yarasimbuye Aliou Cissé ariko yaravuye muri Aliou Cissé 17 Aliou Cissé avamo ajya gutoza ikipe nkuru ya Senegal urumva ko baramwemeraga cyane ayijyana mu gikombe cya Afrika ari umutoza mushya aracyegukana cyane urumva afite igikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 17 icyo tubanze tugikire ku ruhande icyo kiraremereye muri sete cyane igikombe cya Afrika cy'abatarengeje 17 cyubahe igikombe gikomeye wakomeza ubwo rero yahise anajyana iyo kipe y'abatarengeje imyaka 17 mu gikombe cy'isi kuko hari uburyo umutoza ashobora gutwara igikombe cya Afrika wenda batamwemeranyaho cyane bajya mu gikombe cy'isi bakamuzanira undi cyangwa se bakamuhindura ariko niwe bagumanye abajyana mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje iyo myaka 17 ngira ngo rero urebye uwo mwaka erega negukanye umudari wa zahabu muri All African Games n'ubundi yari kumwe n'ikipe y'Uganda 17 yago no kuvuga ngo yegukanye irushanwa ariko iyo golden medal babamuhaye rigoga abatarengeje 23 kuko uribuka ko ahita afata abo 17 agashyiramo n'abandi bakuru bakeya n'aba 21 na 23 bari bazi combine inzara eshatu nizo zijya gukina ibi bya All African Games bakina ari under 23 byibukwe neza hanyuma mu kwezi kwa kabiri muri 2024 uyu mutoza yagizwe umutoza mukuru w'ikipe y'Igihugu Senegal y'abatarengeje imyaka 20 noneho baramuzamuye muri 17 agiye mu batarengeje imyaka 20 ni nayo no matara menshi tubona ahitaza muri nationale abapete baba baramunyuze imbere bano ba Pape Matar Sarr n'abandi aba Pape Gay abayera bato ba Pape Gay bagiye banyura ubwo rero naho yahise ajyamo ngira ngo ikipe y'igihugu yayihawe asimbuye bita Malik Daf uyu nguyu yaragiye mu ikipe ya AS Jaraf iyi Jaraf yavuyemo Suwane niho yaragiye no umutoza mukuru cyane ubwo rero amusimbura muri 20 urebye rero nibyo ngibyo biri muri CV urumva ko obyiba mu byamuranze yagiye gukana yaba ari nk'umutoza uje mu ikipe y'igihugu twari kuvuga duta umubano mwiza w'u Rwanda na Senegal duhaye umutoza nk'aho umubano wa kera wa René Paratina n'u Rwanda kuko iyi CV numvishe iraremereye amafaranga rero siporo igomba gutanga hano hantu ni hatari winjira zandani muribuka ko ubwo twakiraga perezida wa Rayon muri cya cyumweru cyashize kuwa gatanu y'inushize yatubwiye ko bitewe na projet bafite zo kwizamurira abana bakiri bato umutoza bagiye kuzana niyo profile agomba kuba afite aha mise nshyiramo bihwanye rwose wagira ngo wari uri mu kanama kakoze icyo bita vetting cyangwa se kumenya amakuru no gushaka ibyisumbuye ku batoza kuko bari bafite abatoza batatu bari kureba ubundi ntabwo yari shoya ya mbere mu by'ukuri hari umutoza w'umunya-Côte d'Ivoire ari kutoza muri Benin watwaye shampiyona ya Benin niwe batekerezaga nka nimero ya mbere ibiganiro birimbanyije ikipe iyo muri Benin yahise ivuga iti ntabwo twakorekora araduhaye igikombe umwaka ushize dufashe icyo bisaba turagikora tukongera amafaranga ugume hano ahita abwira Rayon arabwira ati bangereye amafaranga ntabwo bigikunze konza gutoza Rayon uwa kabiri rero kuri shortlist yari uyu munya Senegal uyu mugabo ubundi ni n'umuntu nko kuvuga bakasa cyangwa se ba Eric n'abantu baba basanzwe ari abantu banafasha federation mu bintu byinshi kuko bari abantu nyine
bazi umupira bari muri development bafasha abana bajya inama bahugura abandi ibintu nk'ibyo yabanje no kugorwa kwemeranya nabo kuri projet we avuga ibintu bitatu Rigoga yaravuze ati mfite access ku bakinnyi benshi b'Abanyasenegal hano kuko urumva yatoje mu bato ba Senegal wambajije nk'ikintu nari mpugiyeho ntaguciye mu ijambo abantu bose Ferwafa ira breakinze ivuga ko ama equipe yakiriwe abantu bari kunyorereza nkababwira nti ibyo bintu saa 3 zuzuye byavugiye kuri radio bari kubikoherereza noneho kugira ngo tukonfirme iyo email kugira ngo wumve kuba biremereye niba Ferwafa bihari inatange n'isaha nk'isaha y'isa 3:15 nijoro nibwo email ikonfirima ibyo bintu ubundi babanje gutegereza rwego rukuru rw'igihugu rurutse izindi iyo ofisi izindi uyitekereze niyo yakonfirimye ministaneri saa 3:15 yabwiye Ferwafa emeza twari turi ku kintu bita CV y'uyu mutoza bamaze kubona rero ko batabonye uyu munyakode d'Ivoire baravuze ati uyu mutoza yadufasha kubona abakinnyi b'Abasenegal nicyo kintu cya mbere yababwiye hano muri Senegal twakoze abakinnyi benshi kandi tubyemeranya muri Afrique Noire igihugu cyagiye mu gutegura abakinnyi kikabikora kinyamwuga ni Senegal ikindi gihugu wenda muri Maghreb ho bamaze igihe babikora za Maroc na za Misiri niyo mpamvu tubona nyine banagira n'amakalite y'abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru ariko Senegal bubatse umupira ku rwego rwo hejuru uzi ikintu umujene uzi ikintu umusaza yababwiye irabwa ati ndabamanurira abajene b'Abasenegal mu gihe kiri imbere bakiri bato ndabaha ibisubizo by'abakinnyi bato kandi badahenze beza bari ku rwego kandi twanayibona bareyo mwareba Abasenegal mugize muri iyi minsi nuko Fol nkanya avunitse Isudanya muri defense murabona ibintu akora mu kanya tugiye kujya mu kibuga hari kalite rwose Kadime ataratangira kugira biriya bibazo natindizwe igitego swana abantu bose bavuga muri APR batinya mara uyu mwana ni ibindi icyo kibuga ndagira ngo tukijyamo ko murabizi ko mu kanya tuza kwakira action uyu mugabo rero ku ngingo ya kabiri barabanje baraviva kuko utavuze ngo Sharif Bayo nawe wa Kiyovu ngo sinema amanitse akaboko Sharif Bayo kutamuvuga kandi ntabwo yakorohera mu kibuga ariko kandi yatumye bamwe yaravuze ati namwe wanyu nubwo wenda mudafite structure nziza inoze iri ku murongo nk'iyi wacu ariko nicyo nzanye nubwo bwonko nubwo bwenge bw'uko nabibayemo muri formation z'aba bana bacu bose ndashaka kusiga mu bakire structure zo kubaka Rayon Sport ikora impano z'Abanyarwanda nabo nkazibazamurira baranambwira ati dufitemo n'abana benshi bato aba bana ba Messi aba ba Paul Sindi Jesus n'abandi bose yagize na ba Fabrice bari abana bato n'abakitoga b'abakongomani aravuga ati ibyo nibyo nkunda cyane ahubwo kubona hari groupe irimo abapeti bato nzagenda mbafasha kubagira abakinnyi beza tarazamunzi na Charing icya gatatu yaravuze ati ikijyanye no gutwara ibikombe aho ni none twongeye kukubaza ibikombe hage bya biryo kuvuga ngo n'umutoza utagira ibikombe ati yo APR muvuga nge nzahangana nayo ibikombe nzaza tubishake uyu mugabo rero harimo ikibazo kimwe gusa kiri gutuma atarasinyira muri Senegal ngo ahitaza mu Rwanda Reyo iramuhereza $4,000 by'amadolari by'umushahara ikamwemerera inzu yo kuba mureye imwishyurira ubwo n'umukozi nyine ugomba kumufasha ndetse n'imodoka igomba kumutwara ndetse nyine n'ibya fuel buri kintu bifatanshanje bavuze imodoka bavuze nyine na karubira byose bijyanirwa hamwe uyu mugabo rero ikibazo gihari we yarababwiye ngo bitari bitanu byuzuye ntabwo nza nta banga ririmo kuko biri almost kubada muri iki gitondo navuganye na president wa Rayon anyihanganire kugira ngo inkuru yuzure mbivuge yambwira ati Rugaju nako kantu k'igihumbi kari kuburamo twari tukiri kudiskita atari kuranza ndi umugabo wihaye nanjye icyo nakunze sinakireka ngo kubera inoti $1,000 ati turakimuha ibyo bitanu turabyuzuza ndashaka kukubaza unsubize mu masegonda make Rayon Sport afahami yajya guhagarikwa n'ubundi hari ikibazo cyuko yaba abakinnyi yaba umutoza ntibari guhemberwa igihe uyu mutoza nawe yaba yamaze kumenya ayo makuru ku buryo ibintu byose abifite nta mpungenge n'imwe ko hazabamo icyo kibazo nge na Iber twaramuherekeje avuye hano mu kiganiro turamaza tuti president ko Rayon Sport yawe itandukanye na Jean Fidele akanyenyeri yageragezaga kukabona kugiye aravuga atubwira nyine ibibazo bari gukoreramo
ariko tuvuga ko ari amafaranga y'akafu ategereje ibihumbi 100 by'amadolari, ni hafi miliyoni 145 ko zizakemura ibibazo byo kwishyura ba rotifi, abakinnyi batandukanye bafitiwe amarokritoma n'ibirarane by'imishahara. Arambwira ati rero ati ukuntu ibintu biteye, ati uyu mutoza we twaraganiriye, twamubwiye status yacu nka ekipe ko tutambura, ariko hari igihe wenda tudashobora kubona amafaranga wenda ku gihe. Ariko nawe yarabwiye ati ntabwo ikibazo mfite aba basaza y'imyaka 55 aba yarakoze rigoga, ntabwo ari wa muntu uvuga ngo iminsi itarane, ibyo ntabwo aba bibara cyane. Iberi yo kuvuga ngo Roveni senga utambere, ibi ni ibyanjye nk'umujene ukiri gukorera udufaranga twibanze two mu ntangiro, akaba ari abasaza bafite amafaranga. Icyo yanga nagasuzuguro nuko yamwima hari cyangwa ukazashaka kumwambura, ukashaka kumugeza. Update ku birarane bya Rayon mu myitozo yo kuwa gatatu, Perezida Tadeyo yari yasuye Rayon Sport mu Nzove, ari kumwe na Claude Mishinga Mushimire, bababwira ko uyu munsi babahemba, barabahemba ukwezi kwa 9. Bwose barajya gutera match y'amagaju nimugoroba, amafaranga bayabonye, kuko ubwo bari no muri camp, bagiye muri lokale, bari kwa Perezida kwa Fandi kwa Ritayadi, Bugesera, niho bari gukorera ubwo.